burya kuganira n'abahanga ni byiza, ariko bikaba byiza kurushaho iyo wibanze ku nyandiko zabo zikubiyemo ubuhanga n'ubushishozi nuko babona ibintu muri rusange. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibimenyetso simusiga bigaragaza ubuhanganye bwa Perezida Paul Kagame, bigatangaza benshi bikabatera guhamya neza badashidikanya yuko ari we uyoboye isi mu ibanga rikomeye. Nkwifurije kugira ibihe byiza aho uri hose wowe dukomeje kubana muri iki kiganiro. Kora subscribe uraba uteye inkunga iki kiganiro. Naho njye wakiguteguriye nkaba ngiye no kukikugezaho nitwa Roger Twiz. Ibimenyetso byose byerekana ko Perezida Paul Kagame ayoboye isi mu ibanga rikomeye n'ibi bikurikira. Ariko mbere yuko mbigarukaho, ndabizi hari abahise batekereza ko ngiye kugaruka ku kuba u Rwanda rwarahawe kuyobora imiryango mpuzamahanga irimo nka Organisation Internationale de la Francophonie cyangwa se kuba ari rwo ruyoboye Commonwealth. Oya, ibi ni ibya vuba simbigarukaho. Ahubwo reka nkwinjize mu mateka, uramenya neza impamvu u Rwanda rwahawe kuyobora imiryango mpuzamahanga ikomeye cyane ku isi irimo na Global Malaria Program iyobowe na Dr. Daniel Ngamije. Si rimwe si kabiri muzumva Perezida Paul Kagame yuriye indege akava mu gihugu kimwe, ariko kuri uwo munsi ntatahe agahitira mu kindi gihugu. Akenshi uzasanga yagiye mu butumwa bw'akazi bugamije gushaka ibisubizo birebana n'ibibazo bishobora kubangamira iterambere ry'u Rwanda rikataje kukigera abanyarwanda n'abanyamahanga batiyumvisha. Izindi nshuro nyinshi Perezida Kagame muzamubona ku meza y'abakomeye kandi musanga ari uri imbere cyane. Ni umunyafurika, ariko yamaze kumenya uburyo bwo gutwaramo abanyaburayi, abanyamerika ndetse n'abanyaziya muri rusange. Ubundi kuba u Rwanda rukoresha indimi z'icyongereza n'igifaransa muri serivisi zitandukanye ubwabyo ni ibitangaza. Ubu se mu bihugu duturanye ni hehe wabibona? Ese ni ikihe gihugu ku isi mwabonye kiyobora umuryango uhuza ibihugu bivuga igifaransa n'umuryango w'ibivuga icyongereza icyarimwe? Mwese muti n'u Rwanda rwabigezeho gusa. None harushidikanya ko Perezida Paul Kagame ayoboye isi ngo nkomeze kubaha ibihamya byisumbuyeho? Tariki ya 24 Ukwakira 2019 ubwo Paul Kagame yari kumwe na Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin i Kremlin amushimira uruhare agira mu kugena hazaza heza ha Afrika. Ese ko hari abaperezida benshi ba Afrika, kuki ari we washimiwe? Mu ijambo mbwirwaruhamwe rya Putin araterura agira ati, ntusanzwe kandi Afrika kubigufite ni amahirwe itigeze, ndetse bigoye ko izagira ukundi mu gihe uzaba utagihari. Ndagusezeranya neza yuko Uburusiya n'Abarusiya muri rusange turi kumwe nawe. Aha muri Rasha yahavuye aberetse ko ari inkotanyi cyane, na n'ubu bazi neza ko kuza muri Afrika utabanje kuramutsa Perezida Paul Kagame isa no kuyoba inzira cyangwa ukajya aho utazi. Ibi muri Amerika babimenye kera ubwo Perezida Paul Kagame yahagarikaga jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 nta wasabye ubufasha. Aho ubwaho harumvikanisha neza ko bagomba kumuyoboka kuko ni umuyobozi koko. Mu buryo budasanzwe, ku itariki ya 26 Nzeri muri 2019 yongeye kubahamiriza ko ari umuyobozi ku rundi rwego. Kuri iyo tariki kandi President Bolinga, uyu ni former president of Columbia University, yitegereje His Excellency Paul Kagame nyuma yo kumva ijambo rye ryari riteguye neza, nuko bamuhaye umwanya nawe aravuga ati, iyi si iyiza kugira aba brother Kagame benshi nta rwango yari kugira, abantu bari kuba babanye neza ndetse nta n'intambara yayibaho. Iterambere rya kwihuta kuko Paul Kagame mbona ari moteri yaryo idasanzwe. Abari aho bose bakomye yombi bati kaci kaci. Nuko rero narondogoye, nawe hari byinshi bibonera n'amaso yawe, nko kubatumirwa mu nama z'imiryango y'ibihugu bikomeye si ikintu gisanzwe. Kuva tariki ya 8 kugeza ku ya 9 Kamena muri 2018 muri Quebec, aha ni muri Canada,
Perezida Paul Kagame yitabiriye inama ya G7 y'ibihugu by'ibihangange nka Canada, France, Germany, Italy, Japan, Ubwongereza na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aha yavuze ijambo ryagarutse ku cyakorwa kugira ngo ihindagurika ry'ibihe ryirindwe, ariko abayobozi babigizemo uruhare. Niba ushaka kumenya iby'iryo jambo riri mu mbwirwaruhame zagarutsweho cyane ku mbuga nkoranyambaga, wanyarukira muri comment ubundi ugatanga igitekerezo cyawe tukazarigarukaho ku buryo bwimbitse. Ubundi inama izaba mu isi ugasanga ntayirimo, nushaka uzayirengagize kuko nta terambere izabishakira isi. Ariko naba ari inama isaba gutekerereza isi mu nguni zitandukanye, uzasanga His Excellence Paul Kagame ayirimo kandi ari buvugemo ijambo. Ibyo byose ntabwo ari ibyakozwe kuva u Rwanda rwahangwa, ahubwo ni ibikozwe muri iyi myaka 30 gusa Perezida Paul Kagame amaze atuyoboye. Gufata umwanya wawe ugakurikirana ibiganiro byacu ni iby'agaciro gakomeye, turagushimiye. Kora subscribe kugira ngo ujye ubonera kugira ibiganiro byacu. Gira uruhare kandi mu biganiro byacu twandikira muri comment. Nge wumvaga ni Roger Twiz. Ciao.